Yambanze kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show, wowe wakanda subscribe nawe utarakanda subscribe ndagiye nkubwire ngo uyu ni umunsi wo gukanda subscribe, uyu ni tariki yateguwe ngo waje kwakanda subscribe. Ndagiye nkubwire ngo rokanda subscribe ubundi dukomeze ujye waje kubakurikirana ibiganiro ducisha abantu cyangwa amakuru aca kuri channel yacu. Ndagiye nkubwire ngo hano kuri screen yawe wowe uri kureba no video urimo urabona amafoto uri kubona amafoto y'imodoka yakoze impanuka. Iyi modoka yakoze impanuka rero ndagiye nkubwire ngo ni mu karere ka Gicumbi rwose, mu karere ka Gicumbi ni impanuka yabereye. Ni impanuka imodoka irimo abantu bagiye ngo mu bukwe, bagiye mu bukwe byarimo abantu bagera muri 7 gutyo. Iyi mpanuka rero nyamakuru nabashe kuba nakurura nigereye kuri teri nkabaza n'abantu bari bahari. Cyagaragara cyo umushoferi ngo batwaye ino modoka yari yasinze, yamanutse imodoka hazamutse indi kamyo n'izindi modoka ziri kuzamuka ku rundi ruhande ku muhanda uzamuka ku giti. Ubwo iyi modoka rero yakwera bwa businzi yahise agenda agongana n'ira kamyo. Ino kamyo nini ubona ikamyo ntago nabashe ko nayigaragaza, ariko kugira ngo impanuka ibe ino modoka yagonganye n'ikamyo. Ariko amakuru ashimishije akaba nahaye nabasha kuba nakubwira nuko nubwo habaye impanuka ntago habashe ko hari abantu bapfuye. Uko biri kose abantu bose bavuyemo, gusa bakomeretse, ariko nubwo bakomeretse ntago bakomeretse ku buryo bukabije cyane ku buryo haba hari umuntu wapfuye. Bunini n'Imana yabirindiye kuko aba bageni icyo nzi cyo bagiye mu bukwe, gusa nyine basa bajya kwa muganga bumva ubukwe nabwo bwasubitse kubera icyo kibazo cy'impanuka yabaye nini abageni bahapfiriye. Ariko amakosa menshi ari kubarwa yuko yaba yabereye ku mushoferi. Ngiye nabaje kubaza abantu bamwe namwe bahari n'abantu impanuka yabaye babibona bari mu muhanda, bavuze ko imodoka yamanutse nine nkaho yakubize ngace mu muhanda wiwe ahita ajya kudepasa asanga yakamyo nine ahita kubita ku ikamyo nayo. Iyo kamyo nayo urwo kamyo runini rwa ruhetse imizigo narwo igihande cy'imbere nacyo cyaturitse cyashwanyaguritse, ariko nabo nta muntu umwe wagize ikibazo, gusa ni nabo bakomeretse bose bagiye kwa muganga. Ndagiye nkubwire ngo rero wowe ubasha kugira ngo umenye ngo amakuru yacu wache ko wakurikiranira ku ijana cyangwa 5/5 n'indi biganiro byose bigiye binyuraho, kuko ngiyewe niyemeje ko ngomba kuba amakuru yizeye kandi nta bintu byo kubabeshya. Kandi subscribe usharinge ukore ku nzogera utere na comment umbwire ati ndashaka kuzatubwira amakuru ya nayo urabizi bya hano hose mbashwanyaguza ku makuru. Ciao mukomeze mukore